Hi everyone, welcome back to Look Auto Lab. Guys, ndabizi impanuka irahangayikisha, iyo ugonze imodoka yawe hari ukuntu uhita wumva birangiye, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Iyo kwereka ukuntu iyi modoka yakoze impanuka tuyikorera repair, tukaramplasa parts zose zangiritse, kandi imodoka ikaza kugarukana umwimerere umeze neza. Nk'uko uri kwibona ngaha, iyi ngiyi ni Toyota Prius, yari yakoze impanuka bayigonze imbere, pare-choc, itara na gadebo n'umuryango. Yes, rero kuri ukuntu twongeye tukayigira nshyashya kabisa, abantu kuryo nyero nawe yarayirebye araseka aravuga ati wow. Process ya mbere iri validate assembling, aho dufata ibikoresho byangiritse, parts zangiritse ku modoka tukaziramplaza inshyashya. Uyu nguyu muri kubona ni umu-engineer wacu bita Emile, niwe dukorera ibyo bintu. Ngo bagiye gufata iri tara, igadebo, afate n'uriya muryango byangiritse, bikorera tuhita tubiramplasa ibindi bishyashya, ku buryo imodoka iri bugarure umwimerere wa nyawe, hatari ibintu bigoroye byangiritse, oya, ku buryo imodoka iri bugaruke imeze neza cyane. Guys, kandi ndabibutsa yuko mukwiye gukora share, subscribe, mukanatera comment, tukanambwira ati wenda next time zadukorere video yerekeye ibi n'ibi, wenda uzatwereka ukuntu iyi modoka yahuye n'ikibazo iki n'iki ngiki tubikoramo. Yes, ibyo byose mujye mubimbwira, nzajya mbibereka kuko nicyo kintu mbereye hano. Rero nk'uko mubibona aracyari kurwana no kubikura, biba bigoye, urumva iyi modoka yagonze ibintu biba byangiritse byinjiyemo imbere. Rero nizo process yakirimo, ni ukubikuraho kugira ngo tuze kubona uko tubasha kubiramplasaho ibishyashya. Hano uri kubona ko bivuyeho, havuyeho gadebo n'itara. Yes, uri kubona ko imodoka ntabwo yari yangiritse imbere kuri chassis cyangwa andi hose, oya, niyo gusa inyuma ho nyine hari yagonze. Ahangaha rero igikurikiyeho ni ugukuraho n'umuryango, bagakuramo icyo kirahure. Abantu nanga ko ikirahure amaze kugikuramo, kigiye gukurikirana uko n'imashini yacu kizamura kuri ponyo y'umuryango, ku buryo umuryango uvaho nta kintu na kimwe gisigayeho. Hano uri kubona ko byarangiye, umuryango nawe ukuyeho. Guys, biba birimo akazi ibintu bishobora no gufata n'amasaha 2, ariko umuntu agomba kwitonda. Hano uri kubona ko ibintu byose byarangiye, parts nshyashya twazishyizeho, dore za zindi zavuyeho ngizi ku ruhande muri kuzibona. Ubu rero process igiye gukurikiraho ni body works, gukurikiraho za mastika, gutera amarangi, abantu kurya imodoka izimeze neza. Nawe uri kubyibonera hano irakeye, ntiwanamenya ko yari yagonze, wenda gusohotse wenda kuba umuryango wenda ukari umushyashya wo biza bidasa, ariko ubibona karisa. Aho rero barimo barakora adjustment ku tundi tuntu twari twangiritse inyuma, kugira ngo imodoka izaze ifite wa mwimerere wayo iba yarakuye mu ruganda. Rero twatangiye body works, gukora utumastike, gutera uturangi.
nk'uko muyibona imirimo kabisa iracyarimbanije, turacyari kuyikora neza kugira ngo izaze iryoshye. Guys, rero nyuma y'izo process zose dore ukuntu imbere imodoka yari imeze, ngiye no kwereka ukuntu nyuma yabaye tumaze kuyikora utuntu twose yaryoshye. Dore nanga ukuntu yabaye, urabona ko utamenya ko yari yaragonze, urabona ko nta kibazo wamenya ko cyari cyarabayeho. Rero nubura n'impanuka haba ari akantu koroshye cyangwa ibintu bikomeye, ntuzatinye kuduhamagara, uzaduhamagara tugufasha vuba vuba.